bikorwa byinshi cyane bivuze ko bari abantu ntihagira ushaka akazi umwe muri bo ushobora kubaha akazi cyangwa se niba reba iki kiganiro bumve ko hari icyo Salongo abemereye iki kubaha akazi no kubahuza n'ababaha akazi no mu mujyi wa Kigali batuye mu mujyi wa Kigali bari mu cyaro bakavayo tukabaha imirimo irahari ushobora kubahuza n'abantu ugenzeranye n'abantu benshi batanga imirimo cyo tuba dushaka no kubona umukozi ukora akazi akiteza imbere akamera neza urumva none bari abana se babuzwa n'iki kubona imirimo ikibazo nuko social media yije irabazamura ikabica mu mutwe bakumva ko batumbagiye bageze hejuru bakize byarangiye cyangwa se yarebe video bakavuga ati mawa akazi n'umupfumu biritwa ngo iki ndi umurokore amahirwe se akaguhaye abanje ukanakabona ukambere yuko gasebye oya ko nako nari nishyiriyemo ibyo ari byose ngira ngo Boaze na Belyze abantu benshi babyumva kandi ntago bamutera amabuye na byiza ntago ari bibi kubera yuko numvise amateka ye aho yahereye asenga muri ADPR ari umukene yiba amabaga y'abantu akuramo inkweto z'abantu wacunga nabe akayigurukana yavuye kure urumva niba rero ageze ahantu Imana imuhibuka ikamuha twimurwanya cye ntago njya ndwanya abakozi b'Imana ahubwo ndashaka kugira ngo mbubake bakomeze babe ahubwo genzira umukozi w'Imana urwanya mugenzi we nzira buri yabwana burimo kwiyubaka ushaka kurwanya bagenzi babo urumva nzira umuntu ukora amafuti ari uko ari buce muri kanaka niba nshaka kugira ngo menyekane mvugwe banze nce muri kanaka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mukomeze kugubwa neza cyane nanjye meze neza niko Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye rwa buri munsi abantu badukurikiye ibihe byanyu cyangwa se ibihe murimo bitameze neza mwihangane uyu munsi bishobora kuba bitameze neza cyane ejo bikaba bimeze neza cyane icyo tubwira abantu no kwizera Imana no gukora kuko ibintu byiza biraza ariko burya binyura mu mirimo tuba twakoze Imana ikayiha umugisha cyane nongeye kuganira na Salongo umwe mu bavuzi gakondo bazwi hano mu Rwanda cyangwa se bamaze kubaka izina rikomeye cyane ariko akakubwira ati hirya y'ibyo bintu byose njyewe ndavura bakanyishyura ariko ndi n'umukozi ngakora ibintu bikagenda neza cyane ngira ngo ibyo nta wabishidikanyaho umuntu wese uzi Salongo azi ko yamaze nyine kwiyubaka reka mbivuge gutyo n'ubwa mbere mubonye atambaye ingofero muraho neza Salongo aho Makuru ngira ngo ya ngofero yawe ibirimo dawo abantu kuki bakunda kwitiranya ibyo bintu umuntu agomba kwambara akikwiza ntabwo wari uherutse muri social media kubera iki uba wabigiye ku ruhande wari uri mu bindi bikorwa byawe bitajyanye n'ubuvuzi ngewe umwanya wa social media ngira umwanya wa social media nkagira n'umwanya wo gukora kuko ndamutse mbaye wa social media gusa ntari mu kazi icyo gihe naba mbaye nyine umuntu wo kwirirwa kuri social media abeshya ngira umwanya wo gukora nkagira umwanya wo kujya muri social media ngira uko nzitwara nziza zubaka abantu nabo iyo babuze ibitekerezo byanjye bamwe baranarwara hari abantu bajya banyandikira bakambwira bati Salongo iyo umaze igihe tutakumva ntakumva genda ndwara umutima avuga se ko ntazahora ku isi ati we rwose ujye udufasha wongere ujye muri social media utubwire utuganirize yes ntabwo nta kibazo ubwo rero bigira igihe bikaza nkuko nguko nyine ntungu ukaza ukansura byiza biba byiza cyane ujye ubasha gukurikira ibiganiro ku ma YouTube bigiye bitandukanye YouTube ndayikurikira rimwe na rimwe ariko ibintu biri kuri YouTube ni byinshi ntago ntabimuraye wabireba ngo birangize gusa habonetse nk'umuntu kwataka kurya bajya bakwataka ntubibona ntabibona ntacyo bintwara kumvuga utamvuga nta icyo bimpinduraho ariko jewe nshima n'umuntu uvuga karya kararariye ubivuga karya ahubwo akora ikiganiro kikinjiza kubera yashaka views wenda kugira ngo mvuge nawe bigende neza ubu ngubu ntago nabyanga kuko buri yaba yariye nawe mba namukoreye umuti
ariko hari igihe abahanuzi baba bakwatatse bakumereye nabi. Abahanuzi nabo buriyo bavuze abakristo bakabumva bakabona ituro kubera ko bavuze Salongo bwana nabo banagoburiye abana babo. Urumva abana babo bari bakishima, niyo mpamvu ndi umugisha. Ese Salongo wemera abahanuzi? Ndi umugisha, ntago ndi shitani nkuko babivuga cyangwa ndi icyago. Yego, wemera abahanuzi? Abahanuzi babaho. Hari ababaho rwose bazi guhanura akakubwira ibintu akari ko gatanga n'igisubizo, ariko jewe ntago nkunda umuhanuzi uhanura ibintu ntatanga igisubizo. Nkunda umuntu ambwira ibintu agatanga n'igisubizo. Nko kubwira ngo ubungubu umusanzu urwaye sida ariko nta miti mfite yo kugabanya ububabare. Icyumweru kimwe baba wapfuye. Yakumarira. Urumva? Ashaka umuntu aguhanurire koko byo nyabyo aguhe n'igisubizo. Ariko hari umuntu uguhanurira ibintu bizakubaho ariko ntaguhe igisubizo. Ariko ngari n'abahanuzi bahanura ibintu nabi bagasenya ingo, ugasanga umuhanuzi araje abasanze mu rugo umugore n'umugabo avuze ati wa mugabo uca umugore wawe inyuma. Bibiliya nyine irabivuga bivuze neza ngo mu minsi y'imperuka hazaba abahanuzi b'ibinyoma. Ariko igihe cy'imperuka bavuga biri maze imyaka myinshi, aba bahanuzi imperuka nyine n'icyagiye kiba cyageze kugira ngo baguhanurire ibinyoma. Niyo mperuka iba yageze ako kanya icyo kintu. No kuvuga ngo rero guhanuriye iby'urugo rwawe ko ruzasenyuka kubera ko yaje kumviriza ku rugo rwawe ko nyine mwarayimushwana, cyangwa wenda hari umuntu wamuhaye amakuru mu rugo rugo akaguhanura ibyo ngibyo, abashaka indonyi. Urumva? Uwo nguwo rero abashaka gusenya urugo. Nubwo jewe naza nkasanga umugore wa pasiteri avuye gusambana, ntago naza ngo mbwire pasiteri ngo pasiteri murabizi wa mugore wawe nubwo muri abakristo muhera wavuye gusambana ntago mwubatse. Ahubwo namugendera nkambwira rero bintu ukora ntago ari byiza, ntuzongere dore nakubonye nkumbibwiye pasiteri wabushenye urugo, ntuzabyongere. Ahita yihana, ntago yanabyongera kuko ababonye isomo. Ariko ujye kabimubwira pasiteri ashobora no kuzana umuhoro Imana akayifasha hasi. Wenda reka ndeke na pasiteri batajyana ibasiye aba pasiteri wenda runaka n'umuntu usanzwe mu buzima busanzwe. Gakire, ntanga urugero kuri Gakire. Ubwo ufite umugore wawe nkaraje ndabubwiye ariko Gakire abizi ngene nkwereke do. Genda muri iriya nzu hirya muri iriya rogi urebe ibyo habibereye. Nibiki se nibiki kwirukanka ukagenda ugakubita n'umugore wasohotse n'umugabo. Icyo gihe mba nkubatse cyangwa ngusenyeye. Bangusenyeye. Waruzi ushobora no kumfata nk'umugome kurusha ko wowe wari kurakarira umugore wa. Nubwo ngo wa muntu akurakarira kurusha cya gikorwa cyabayeho, kuko giye yo ntakibona ntacyo byari kuntwara. Gakiriya atayibona ntacyo byari kumutwara gusigara ameze n'umugore we. Ahubwo icyo ukora cyo nkora giye wabibonye ndegera wa muntu wawe nkambwira ariko rero nakora kwakubona gasiko bimeze. Weje Gakira uzamutera indwara. Ejo Gakira uzamuzanira ibibazo. Uzabyara abana batarabe. Urumva niba umukunda rero ntuzongere ibintu. Nubyongera nzakurega. Akagira ubwoba akagendera kugoba nk'ubwo akanihana akajya no musenya akavuga ati Mana ufashe rwose ndafashwe sinzongera ati rwose arapfukama agasaba imbabazi. Ariko aba bagabo b'ibigoryi cyangwa abagore b'ibigoryi n'abantu babunze umunwa ahora acunganwa n'ibyaha ngo ajye kuregana abone amakuru abone amafaranga. Mfite inkuru ishyushye amafaranga aho ngaho sha bimeze gute? Byagenze gutya na gutya. Uriyazi ko ka mugabo wawe yaguca inyuma akiri mu 20 akakubwira amakuru ahagusenyera urugo rwawe rugasenyuka. Abo rero ni abantu b'ibicucu niba abandi bibiri bivuga ko ari ibigoryi bakeneye no gukubitwa za nkoni z'abapfapfa bibiri yigivuga. Ese hari couple imaze iminsi ivugisha abantu kuri social media, hari icyo nshaka kuyikubazaho. Fese urabazi? Umusore mugufi n'umukobwa. Couple ivugisha abantu hari mbona byinshi hariho nabonye ubiganiro na Belyze bari aho ngaho. Ariko nkabona batatswe n'abandi bantu simba mbanzi ko wenda rimwe na rimwe ari ibintu barimo kwikinira, ariko niba koko ari ukuri urumva umusore niba ari ukuri simbizi umusore ni umuhanuzi. Umusore ni umuhanuzi yasenze Imana. Nabonye ahubwo witwa Ezekiel ngo arimo abasengera ngo yarabarondoye simbizi n'ibyo ngibyo. Ese birakwiriye bira bintu bibonye wicaye biri mu bahanuzi? Ni umuhanuzi mugenzi we yajongoye tuzi ko uko ari umugisha akaba ari kwatakwa n'abandi bagenzi be. Ibintu nakaga nta mahbara n'amahano. Umuntu niba yiboneye umugore nkuriya musore niba yiboneye umugore anakennye yikeneye ko nabonye atari umuntu wenda uzamutse hejuru ngo bamugirira amashyari mukamugirira ishyari. Ubwo ngubwo noneho uretse uriya
uretse uriya mwacishijemo amaso kubera ko wenda wari umukene yiboneye umugeni mwiza, uretse iryo shyari ryanyu muzajya mu ijuru, muzaca mu yenzira, muzaca ku gasozi ka Sinayi bamwe bavuze, muzazenguruka yeri ku inshuro 7 inkuta zisenyuke, bizagenda bite? Ngo yashatse umugore utamukwiriye se umuntu amushaka umugore amukwiriye abibwirwa n'iki ko aribwo baba bikundaniye? Aho bahuriye bahabwiwe n'iki? Bakasenyankwe rero twarabarambiwe. Bakasenyankwe ni abantu bagamije gushenya gusa ingo z'abantu. Ariko ngo n'ikintu cy'inzara mu bahanuzi gishobora gutuma biteza ibintu by'umwiryane, ubukene bishobora gutuma biteza amashyari n'ibiki. Nkora mbivuga no mu biganiro bimwe na bimwe njya nkora. Ubukene nubwo buteje ibibazo isi. Ikindi cya kabiri, uburaya, ingeso y'uburaya. Kubona ugakire yiboneye umukobwa mwiza ngo ntabwo agukwiriye, ngo yarakwiriye kanaka. Uri umupasiteri mwiza ufite kuvuga usa neza, cyangwa uri umuganga usa neza nka Salongo, ahubwo turiya mugore ntabwo yarakwiriye, uriya ni uwanjye. Inarije kwikuriza ibyiza. Uriya mukobwa ntabwo yarakwiriye gakire, yarakwiriye ndetse kandi yamukunze. Imana ntirobanura ku butoni, n'urukundo ntabwo robanura ku butoni. Urumva, umukozi wo mu rugo azagukorera, umwana wawe akamukunda akumva yanamushaka kuruta abandi bahura babakire baba bari kumwe. Urukundo rero ntabwo rureba ibyo ngibyo n'impumyi. Urumva, niba rutabona rero tujye tururekera ibyarwo, dukora ibyarwo. Twebwe niba bakundana badakundana ntabwo bitureba, tuzabireba. Ahubwo twagombye kubifuriza ibyiza, twebwe turiya musore tumutera inkunga, tumuremere. Hakeneye n'imirimo bagakora bakabona amafaranga bagasa neza nabo. Salongo uri kuvuga ibyo bintu ari Salongo bita umupfumu, hari bene wabo babarokore ari nobo bari kumurwanya. Ibyo bihishusho ki abandi bakristo cyangwa abandi bantu bitwa ko basengera, kuko nabahanuzi bose kandi abantu byagiye bigaragara ko bamunenga bose nabahanuzi. Ntabwo ari abahanuzi, ntabwo ari abahanuzi. Niba abahanuzi b'ibinyoma bo mu minsi y'imperuka bavuzwe na Bibiliya. Nta muhanuzi wo kuruhanura ibintu arimo kureba imbere ye. Nta muntu uhanura ibintu atega umuntu iminsi. Nta muhanuzi uhanura ibintu uvuga ngo gakire ngo araza guva ko hariya ngo bagiye kwa Salongo araza guca uriya muhanda ngo akatajya i Kigali, kubera ko azi ko iyo nzira ari bunyuremo. Bitavuga se ngo araza ukatakiga ko azenguruka ikibungo agaruka i Kigali. Urahanura ibintu n'ubundi bigaragara, rimwe na rimwe ntibinakunde. Urimo urahanurira umuntu kubera ko wagiye kwa muganga ugasanga arwaye, ukavuga ngo ejo azapfa, ashobora gupfa cyangwa ntapfe. Ibyo ntabwo ari ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni uguhanura ibintu bizaba mu myaka nk'icumi, nabyo ukabireba ukabimenya. Ni uguhanura ibintu bizaba mu mezi nk'atatu imbere, ukabibona mbere, ariko byaba biri mu gihugu cyangwa bitari mu gihugu. Urumva, hari ibintu byinshi tubona tugaceceka ntitunabivuge, kuko hari byinshi byakura igihugu umutima. Hari n'ibyo ushobora guhanura wabibwira abantu bakagutera amabuye, tugaceceka tukabyora tugategereza ko bizasohora. Ubwashize reka nibutsa akantu, umunsi ngira ngo babonye ya video cya gihe Salongo akubita Fabrice, reka mbivuge gutyo kuko byarabaye n'ubundi abantu barabibonye, akubita wa muhanuzi bita Fabrice kubera ngo yirirwaga muvuga avuga ko hari ibintu ngo by'amahembe wohereza mu bantu, biba ngombwa ko umusanga mu kiganiro turi gukorana. Uwo munsi Ezekiel yari ahari, ngira ngo wenda nari mvuzeho ko uburyo icyo gihe Ezekiel yari ahari na Fabrice bakajya bakubwira ngo nguriratana amafaranga, ngo nyamara abo nabakire kukurusha. Urababwira ati namwe yo Mana musenga yakaba yarabaguriye n'inkweto cyangwa se kabaha imyenda, kubera iki? Kubera icyo utakumva ko umuntu yaba ari umuhanuzi ariko nta mafaranga afite. Aya ntago wahanurira umuntu ubukire nawe utaye wabugira. Nabivuze no biganiro bikomeye byabayeho. Ntago wabwira umuntu ngo wowe ngo ndabona ngo ejo bundi ngo Imana ugiye guha imodoka, cyangwa igiye guha inzu nziza, kandi wowe Imana yayikwimye kandi uri umukozi wayo. Uri umukozi w'Imana, banza wowe ibanza uyikorere iguhembe neza. Kuki guhemba nabi ukajya guhemba undi muntu wahanuriye? Zabahembera mu ijuru. Ijuru se tweze yari uzarisigara, ari uzasigara atarigiyemo. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ugira urubanura ku butoni. Nta n'umuntu uzarijyamo n'utazarijyamo. Nta ugenewe umuriro, nta n'ugenewe
kuzajya mu muriro utazima. Urumva wowe uracyifuza, urumva nawe ubenga uracyifuza. Umuntu wifuza kenshi acumura buri munsi inshuro nka 200, kubera ko ari naho ayo mashyarava y'abashyarava. Ubonye umuntu aje yambaye ikote ryiza ari mugenzi wawe ukavuga ngo yarikuye he, buriya yasanga yaryibye yewe wakwiye ugasanga wowe ntaryo ufite. Turi mu mubiri, umubiri ni mubi cyane, umubiri urifuza, umubiri urahangayika, umubiri ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero niba wumva ukifuza, ahubwo ikintu nugiyewe kwifuza ishyari ryiza, ni ukugira ishyari ry'uko cya kintu nawe uzakigeraho. Ukavuga uti igihe cyane ntabwo kiragera, ndi umukozi w'Imana ndacyari hasi, ariko abantu ukozi w'Imana bazamutse. None ndasaba Mana Nyagasani, ese ubuhanuzi bwanjye mpanura bwawe ari bwo? Ahubwo urashaka guhanurira Salongo kugira ngo aguhe ku butunzi bwe, guhanurira abakire, guhanurira abafite. Genda uhanurira umukene utamigamijeho n'inyungu mu guti. Ndabona mu myaka 2 ugiye guhinga weze, uzeza ibigori, uzacuruza uzagurisha toni zirenga 20. None rero yabura guca amafaranga ute ko abagomba gucuruza impano ze? Imana se yamuhembye, yamuhaye akazi. Ahacuruza impano yo yajya kuyincuruza, aho yajya akagura Imana yamutumye ikamuhemba. Harya Bibiliya iravuga ngo umuturi cya 10 n'amaturo ibyo babitura mu rusengero, kandi nabwo byaturwaga mu gihe cy'Abisirayeli babaga mu butayu badafite aho bahinga. Babandi bakorora intama bakajya kuzigurisha, bakaza bagazana imigati mu nzu y'Imana. None dusigaye dutunze. Umupasiteri twarabakijije, mufite amafaranga, mufite amamodoka, mufite ibintu byose bishoboka bibaho. None turatura ibiki? Kandi mufite ibikorwa byabinjiriza amafaranga. Pasiteri ufite abakozi 5 ntabwo cyo mu rusengero, wagenda ukiri kuzenguruka ukajya mu mahanga, ukajya ku mucanga, ukarongora abagore bawe, warangiza ukagaruka, warangiza ukaza ngo duture kubera ko umaze kuyamara. Urumva urwanya ituro? Ntabwo ndwanya ituro, ahubwo ndwanya abarisaba nabi. Wigeze kwifata ugaha apotre yongo 10,000 byari ibyiki kwa bimwoherereje? Akunda gusaka ituro. Ishaka ituro ndariguha nyine kubura ishaka, ariko ntabwo muri ari ituro. Namuhaye make, nkuremeye. Wamuhaye make? Make yasege mwayampaye, muzayansubize niba ari make. Ese yarayakiriye? Muzayansubize niba ari make. Ese yayisubiza kuzamubaza ari mbere 10,000 icyo yabimajije. Yafashe amafaranga y'umupfumu ko ntabwo yasubiza, wimpanganisha nawe ngo jongera yatanyana nawe ngo naramuvuze. Urumva je ntabwo mvuga yongwe, simvuga nundo nubwo naryohereza gitwaza akanya arifata. Kubera ko bashizeho imirongo n'amatelefone. Ufite ituro gutura ni none, ari gutura ni none hakwa yongwe ngomba gutura none hanyine. Icyo nakoze. Digiri. Hai ndabisubiyemo nkuko yabivuze. Niba ari gutura ni none gukizwa ni none nakakanya. Ni nabyiza, ariko afite n'intuza nibayita scenario nziza, sirogo nziza. Ibyo iyo ntuza ntemera ni idigiri mini digiri, iyo jambo muri dictionnaire ntabwo nigeze narishatse ndaribura. Ariko buriya ni ry'umwuka wera uwa wamubwiye. Ariko ni byiza gutura ni none yes, aho ngaho harimo akabazo. Gukira ni none gusenyerwa ni none ngaho, ariko noneho ntabwo gukira nemera none niko ari none ngaho. Uranza kubanza ukabikorera ukazamuka. Ariko niba ari gukira indwara ni none byose, kubaka ni none ngaha, gushaka umugeni no kurongorwa nako kanya biba bihawe n'Imana, ni byiza. Urumva ni ibintu byiza, yabivuze gutyo abantu benshi babyumva, kandi ntabwo bamutera amabuye. Ni nabyiza, ntabwo ari bibi, kubera yuko numvise amateka ye aho yahereye asenga muri ADPR, ari umukene yiba amabaga y'abantu, akuramo inkweto z'abantu wacunga nawe akayigurukana, yavuye kure. Urumva niba rero ageze ahantu Imana imuhibuka ikamuha, twimurwanya. Je ntabwo njya ndwanya abakozi b'Imana, ahubwo ndashaka kugira ngo mbubake bakomeze babe. Ahubwo genzira umukozi w'Imana urwanya mugenzi we, nzira bari yabwana burimo kwiyubaka ushaka kurwanya bagenzi babo. Urumva nzira umuntu ukora amafuti ari ari buce muri kanaka. Niba nshaka kugira ngo menyekane mvugwe, mbanze nce muri kanaka. Kumenyekana giye kwanje n'ibikorwa nzakora bizatuma menyekana byiza. Nuko nzavura abantu bagakira, abandi bakaza, abakagenda, abandi bakaza. Urumva none rero nufata umwana nkuriya w'umusore wiboneye umugore, bakabyina nabonye babyina amasengere bagira gutya, bahindukira gutya bakorera ibintu ngo umurokore yabyinye indirimbo ya Diamond, nk'ibyo dukende umurokore yabyinye indirimbo ya Diamond. Nibwo ko yumva urukundo avuga ati ndaraserebura gute, kandi yabyinishaga n'umugabo we Kamembe, abyinisha umugabo we. Twaye ko mujya muri nundi bakabyina,
izo babyina muri nzo nyinshi baraza gushyiramo izindi ndirimbo utazi barakora n'ibindi bintu n'amapositeri utaza kumenya ariyo nk'ubu nese ubu barabarenganya ngo babyiniye hariya ku karubanda bitwaye iki urumva wenda nakakoryo nako bakoze kugira ngo kabashimishe Kubyina yambonye cyangwa yundi ise waririmbi yambonye waririmbye yawe se kuki waririmba indirimbo yambonye cyangwa yayago bari kubavuga cyane ngira ngo bari kuvugwa cyane kandi bakavugwa n'abarokore bageze Saro nzi ko uri umuntu ukunda abantu barenganywa aya bintu byambabaje ubwo ndababaye cyane noneho ba pastor n'abahanuzi rwose reka mbita abahanuzi nkuko mwita kuko giye ubwo buhanuzi sinzi wabatikiye cyangwa bahaye degree wabahaye degree cya diplome cya certificate simuzi ariko mwabasore mwe biki gihe niko nababwira muve mu matiku mukorera Imana by'ukuri bari abagabo bari abasore s'abantu bo kurwanwa ngo nabo kubaka kugira ngo bagire aho bagera niba bagize amahirwe social media ikabakira bakishakanira bikabahuza niba barahuye kuri Facebook simbiza aho banahuriye mu cyumba cy'amasengesho ahubwo tubabungabunge tubafashe tubahe n'imirimo niyo reba nawe nagenza reba n'ahantu abashyira nk'abaha n'imirimo bakikorera bakabona akazi bagakora bakabona amafaranga bakambara neza kareba ko batanabaruta buriya babonye umuntu bitaho babaruta no gusa neza ntawe Imana yasize usa nabi urumva ntawe Imana yasize amavuta ukena urumva ntabwo rero dukwiye gufata abantu ibikorwa byinshi cyane bivuze ko bari abantu ntihagira ushaka akazi umwe muri bo ushobora kubaha akazi cyangwa se niba reba iki kiganiro bumve ko hari icyo Salongo abemereye iki kubaha akazi ushobora no kubahuza n'ababaha akazi no mu mujyi wa Kigali batuye mu mujyi wa Kigali bari mu cyaro bakavayo tukabaha imirimo irahari ushobora kubahuza n'abantu ugenzeranye n'abantu benshi batanga imirimo cyo tuba dushaka no kubona umukozi ukora akazi akiteza imbere akamera neza urumva none bari abana se bo babuzwa n'iki kubona imirimo ikibazo nuko social media yije irabazamura ikabica mu mutwe bakumva ko batumbagiye bageze hejuru bakize byarangiye cyangwa se yarebe video bakavuga ati akazi n'umupfumu biritwa ngo iki ndi umurokore amahirwe se akaguhaye abanje ukanakabona ukambere yuko gasebye oya ko nako nari nishyiriyemo ibyo ari byose ngira ngo Boaze na Belyze iki kiganiro uraza kukireba amahirwe akakuvuga akaguha na amahirwe ubugize nto usubije handi magambo ukaza nta kumba ndi buguye kuko uba wanje ugapfubya kandi hari abandi benshi bagakeneye ukuvuga ngo rero kugira ngo mbabone nawe ushobore kuzuma imbazi ibiganiro tuhuze buriya n'Imana ibiduhuje urumva ntago rero kurokoka nakubwiye ngo kurokoka wifuza n'umunyu wo kurya ntago warokoka ntago waba urokotse neza kurokoka kwiza no gukora amafaranga ukabona amafaranga gutunga n'umugore wawe ejo ukabyara ukabona amafaranga ya mituweli ukajya kwa muganga ukabona ibyibanze nibura mu buzima se wowe urashaka ko umugore wa Boaze rwose muhayemo akazi muhano niyo yakora kuri reception byaba ari byiza cyane rwose yakora akishima yakishima ubwo ngira akazi neza nge uranyemereye wenda nshobora kuvuga ngo ndaza kubaha nimero yawe urabizi ko uhamagarwa n'abantu benshi ntuze kubimenya karibo unyemereye ko ubu butumwa mbubashyikiriza uzagenda ubaganirize uzongera mbitegereze ndebe ibyabo ndaza ndebe mvuga n'uyu mugore yakora koko ariko ushaka gukora akazi ke wanjye ugomba gukorana ubwitange ugomba gukora n'umurava wose kuko kuza kwiyerekana ntabwo mbikunda cyangwa kuvuga ngo genda naciye kuri YouTube ngo ndi umusitari ngo rero amaboko ugomba kuvuga uti kuko ugomba nyakazi Imana iramfashije Mana we ukanapfuka mugasenga urumva ukapfuka mukayisenga uti Mana ukoze rwose kuba akazi kwa Salongo mpaye umugisha urumva kaza kamuhuza na manager akamuha akazi hari agakora urakoze cyane Salongo reka ngushimire ngira ngo ni byinshi cyane kubera ko nagusanze n'ubundi urimo gusiriviye ibikorwa byawe hari n'abarwayi baba bagukeneye wakoze ku mwanya uduhaye ubwo ngira ngo abandi bantu bakeneye Salongo nimero iriho hejuru umuhamagare mumuvugisha bari hafi mugere Nyamata kandi urakoze cyane ngushimiye ko uvuga ati ngiye nkunda abarenganywa nabonye abantu benshi bari kubavuga nabi kandi dufite kubashyigikira bagatera imbere nta muntu umukozi w'umwana urwanya mugenzi we nta mukozi w'Imana uciraho umuntu iteka
nta mukozi w'Imana ukwiye kurwanya Salongo, wowe ukwiye kumwegera ukamugirira ubutumwa bwiza, yamara kuyoboka akayoboka iyo Mana yawe uvuga ko ariyo y'ukuri. Urumva? Ntabwo rero ushobora kujya ugasoza ngo ngo ndarwanya n'ubarwanya se ubuse n'undwanya uranyifuriza ijuru cyangwa uranyifuriza kurimbuka. Ahubwo uransanga niba mbonaho icyaha, niba mbonaho amafuti mbwira mugenzi wawe kujya nakubwiye ngo niba wona mugenzi wawe afite amakosa. Ayo Bibiliya yita bene data. Bene data bisobanuye ngo tuva indimwe. Bene data bisobanuye ngo tuva ku mubyeyi umwe ari we data wa twese. Niyo mpamvu mu Mana turi bene data. Niba giye ndi mwene sose kubera icyo uvangonekanwa, hari umwana urwanya mwene nyina, irwanyije mwene nyoko buri ikigoryi. Niyo mpamvu Abeli, Bibiliya mu itangiriro, Abeli yarwanyijwe na mukuru we Kayini, kubera ko Kayini yamugiriye ishyari. Amaze kumugirira ishyari, igitambo cya Abeli cyarakiriwe, Kayini yica muri umunawe kubera ishyari. Ibyo rero nibyo bimaze isi. Mujye musubira musome Bibiliya. Urumva? Yica Abeli amugiriye ishyari kubera ko Imana yamanje kureba umutima wa Abeli gasanga aciye bugufi. Igitambo cye kirakirwa, icya Kayini kirangwa. Kayini ngo aracibwa aragenda agiye ngiye Imana ngo yamurinze abagome nta kindi. Ariko ubundi Kayini yaragiye abaho nabi kubera yuko Imana ari imeze nkaho imuciye kubera kwica mwene nyina. None se mwego mushaka kwica bene nyoko, mugashaka kwica bene so, ubwo urukundo mufite mushaka kuzajyana mu ijuru n'uruhe? Inzira ijya mu ijuru se murayizi? Muzaca mu yihe? Ntayo. Inzira ijya mu ijuru n'ibikorwa by'urukundo, no gukunda bagenzi bawe nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda urumva ukuntu bigoye. None se mukujye nkigo hari jewe nabarondoye, jewe nasanze abapagani, ndashaka mbare ku Mana, ntago ari ngombwa ko nabitwara no kuri social media. Niba ubazi wababonye genda ubabwira uti nibanga tugenda abonye uri umuntu warugakoreye Imana, none kuki mukora ibi bikorwa? Isi zakumenya imenye ko ibintu byawe ari ucece. Ituze kuri social media tuze kwigisha isi kugira ngo yumve. Iyo mvuga mu buvuzi bwanjye nkabuvuga kuri social media no kugira ngo abatabuzi mu bumenyi ko buhari. Si ukwamamaza ngo ubupfumu, si ukwamamaza ubuvuzi gakondo kuko bwaramamaye uranazwe kuva kera. No muri bya uyu munsi no munsi mpuzamahanga w'iki? Umuzi mpuzamahanga gusura za iki imize gusura ni ibikorwa birimo kuba ku isi byo gusura ubuwangwa ni iki, ni ibintu gakondo nk'ahantu harimo amateka y'u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo zamize gusura ibikorwa nk'ibyo ngibyo. N'uyu munsi ubwo babyabayeho ku isi nibagiye ukuntu baba wise byinshi ariko ndaza kubyibuka. Ni ukuvuga ngo rero n'ubuvuzi gakondo burimo ku imiti ya Kinyarwanda yavuraga abantu, ku buvuzi gakondo bwavuraga abantu babwifashishaga n'ubu ngubu kandi bukaba bugikora. Niyo ngo niba igihugu rero kibishyigikiye bikabishyira no muri mize ahantu ugenda Nyaburanga ugasanga ko uko Abanyarwanda bivuraga, ukareba uko ibintu byagendaga kera mu Kinyarwanda, isi kazi kabireba yose kavuga ati mu Rwanda uko ubuvuzi bwabo karica yabo imeze gutya muri ibi ngibi. Ntabwo ari ubuntu bwo ntabwo ari ibintu byo gusuzugurwa. Rero niba igihugu kiduha agaciro namwe mukaduhe, kuko twese tuzi Imana, tuzi uko ikora. Ntabwo dukeneye kuyigishwa n'abitwa abapagani muzi ngo muratwigisha Imana kandi atari byo. Imana muyitwigishe mutwereka ko idukunda, muyitwigisha mutwereka ko itwanga, twabaye ibicibwa n'amashyari n'ibiki byose. Sawa murakoze.